Muraho neza abakunzi ba Twivugire TV Show. Uyu munsi tugiye kugereranya abayobozi babiri bakomeye cyane muri Afurika yo hagati. Turagereranya His Excellency Paul Kagame, ubwo ni perezida w'u Rwanda, tugereranye na Félix Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kubagereranya mu bintu byinshi, harimo imyaka, uburambe, amafaranga, umutungo, imodoka, amazu, ubukungu bw'ibihugu, bayobora ubwabo, umutungo kamere, ndetse n'abaturage na influence bafite muri Afurika. Ariko mbere y'ibyo, menya ko kubijyanye na network cyangwa se umutungo wabo bwite, imibare iboneka kuri internet itandukanye. Ntabwo yose yemejwe na leta cyangwa se yemejwe nabo ubwabo ku giti cyabo. Niyo mpamvu tugomba gufata estimate cyangwa se ikigereranyo nk'ukuri kudashidikanywaho. Ku mwanya wa mbere reka duhere kuri Perezida Paul Kagame, uzwi nka Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame ni umwe mu baperezida bayoboye igihugu cy'u Rwanda, aho yabaye perezida kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000, bivuze ko kugeza n'ubu ngubu mu mwaka w'ibihumbi 2026 amaze imyaka 26 ayobora iki gihugu. Ibi bituma aba umwe mu bayobozi bamaze igihe kirekire ku butegetsi muri Afurika. U Rwanda rufite ubuso bwa hafi ya kilometero 26 na 338 km², kandi rufite abaturage bagera kuri miliyoni 14 kugeza kuri 15. Ku bijyanye n'ubukungu, u Rwanda rufite ibikorwa byinshi birimo ubuhinzi, ubukerarugendo, serivisi, ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Wajya kuri Félix Tshisekedi, ubwo ni perezida uharanira demokarasi ya Kongo. Félix Tshisekedi Chilombo ni perezida wa RDC cyangwa se DRC, aho yatangiye kuyobora iki gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2019, bivuze ko kugeza ubu ngubu mu mwaka w'ibihumbi 2026 amaze hafi imyaka 7 ku butegetsi. DRC ni igihugu kinini cyane gifite ubuso hafi ya miliyoni 2.340 km², kandi gifite abaturage barenga miliyoni 100. DRC izwi cyane kubera umutungo kamere wayo munini, harimo copper, harimo gold, harimo diamond, harimo petroleum n'andi mabuye y'agaciro. Igice cya gatatu reka turebere hamwe ngo ese ninde ufite amafaranga menshi. Iki ni cyo kibazo abantu benshi baba bategereje kandi bibaza. Iyo ushakishije kuri internet ushobora kubona estimate cyangwa se ibigereranyo bitandukanye ku mutungo wa Paul Kagame ndetse n'umutungo wa Félix Tshisekedi Chilombo. Ariko ikibazo nuko nta mibare yizewe ihagije y'umutungo bwite wa buri mu perezida tugiye kuvuga hano ku mugaragaro, ku buryo twavuga tuti Kagame afite aya mafaranga cyangwa se Tshisekedi afite aya mafaranga. Bityo muri iyi video ntabwo turi bubeshye abantu tuvuga imibare y'ibihuha ntaho ari ukuri, ahubwo turavuga uko net worth yabo bwite itamenyekanye neza ku mugaragaro, cyangwa se uko umutungo wabo utamenyekanye neza ku mugaragaro, ku buryo tube twavuga ngo Kagame afite amafaranga ya nayo. Ese umushahara wabo ungana iki? Abaperezida bombi bahembwa na leta kandi bahembwa amafaranga menshi. Ariko amafaranga perezida ahabwa ntabwo ari umushahara gusa, hari kandi ibintu bya leta bigenerwa umukuru w'igihugu birimo umutekano, imodoka, ingendo, abakozi, icumbi n'ibindi bikorwa bijyanye n'akazi. Ni ngombwa gutandukanya ibyo leta ikoresha mu bikorwa bya perezida n'umutungo bwite wa perezida, kuko byose ubibariyemo usanga ari amafaranga menshi utashobora no kubara ngo uvuge ngo perezida umwe afite aya ngaya cyangwa se undi afite aya ngaya, bitewe n'amafaranga leta igenda ibaha, birimo nk'ibyo twavuze haruguru: umutekano, ay'umutekano, y'imodoka, essence, ingendo, abakozi, icumbi n'ibindi bikorwa. Igice cya gatanu reka turebe ngo ese imodoka bagendamo zihagaze amafaranga angana gute. Paul Kagame agenda mu modoka zifite umutekano ku rwego rwo hejuru nk'umukuru w'igihugu. Félix Tshisekedi nawe agenda mu modoka zifite umutekano ukomeye cyane. Ariko ntabwo twavuga ko imodoka perezida akoresha mu kazi ari umutungo we bwite, biba ari umutungo wa leta. Niyo mpamvu agaciro k'imodoka za leta tutagomba kukongera ku mutungo w'abaperezida. Ku mwanya wa gatandatu, ku gice cya gatandatu, turaza kureba ngo ese amazu n'imitungo bimeze bite cyangwa se bihagaze bite. Ku bijyanye n'amazu cyangwa n'indi mitungo yabo, hari amakuru atandukanye aboneka kuri internet, ariko kugira ngo amakuru abe y'ukuri tugomba kugira document zemewe kandi zibigaragaza. Amazu, ubutaka, company, investment, bank asset ndetse n'imyenda. Nta mibare yuzuye kandi yemejwe ku mugaragaro dufite kuri buri mu perezida, ubwo ni ukuvuga ngo His Excellency Paul Kagame ndetse na Félix Tshisekedi Chilombo.
Reka igice cya karindwi, reka tujye ku butunzi bw'igihugu. Ese igihugu gitunze gite, kirakize cyangwa se kirakennye? Aha niho tubona itandukaniro rinini cyane. U Rwanda ni igihugu gito ugereranyije na Kongo. Kongo ni kimwe mu bihugu binini cyane muri Afurika kandi gifite umutungo kamere mwinshi. Iyo tuvuga cobalt ndetse na copper, RDC iri mu bihugu bikomeye cyane ku isi muri ayo mabuye cyangwa se mu gukungahara kuri ayo mabuye. Kongo kandi ifite zahabu, ikagira diyama, ikagira peteroli n'ibindi bikoresho bya kamere. Bityo ku bijyanye n'ubutaka, ku bijyanye n'abaturage ndetse n'umutungo kamere, Félix Tshisekedi ariwe perezida wa Kongo bafite advantage nini cyangwa se bafite ubukungu buhanitse ugereranyije n'u Rwanda. Ariko nanone ibyo ntabwo bivuze ko ayo mafaranga yose ari aya perezida. Waza ku ruhande rw'u Rwanda, mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri koko u Rwanda nta mutungo kamere myinshi rufite, kuko usanga Kongo ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro harimo za gold, za copper, cobalt, diamond ndetse n'izindi. Aho usanga mu Rwanda habonekamo ari nka tini, wolfram ndetse n'andi agiye atandukanye, ariko ntabwo ari ku rwego rwa Kongo. Igice cya 8, reka turebe ngo ese uburambe mu miyoborere yabo cyangwa se ninde bafite ubuhe burambe mu miyoborere yabo. Aho Paul Kagame afite advantage ikomeye cyane, usanga afite amaze igihe kinini ayobora. Paul Kagame His Excellency yatangiye kuyobora u Rwanda nka perezida mu mwaka w'ibihumbi 2000. Tshisekedi we atangira mu mwaka w'ibihumbi 2019. Urumva ko His Excellency Paul Kagame afite experience cyane mu kuyobora kurenza Tshisekedi. Ni ukuvuga ko Kagame afite imyaka myinshi y'uburambe kurusha Tshisekedi. Ni ukuvuga ahangaha uwatsinze ni Paul Kagame. Ku mwanya wa 9 turahasanga abaturage yayobora. U Rwanda rufite abaturage bagera kuri miliyoni 14 basatira 15. Wagereranya ku ruhande rwa Kongo ugasanga Kongo ifite abaturage barenga miliyoni 100. Urumva ko Kongo ifite abaturage benshi. Ni ukuvuga ko Tshisekedi yayobora abaturage benshi cyane kurusha Kagame. Ahangaha watsinze ni Félix Tshisekedi. Reka turebe hamwe ngo ese ingano y'igihugu ingana gute. U Rwanda rufite ibihumbi 26,338 km square. Wareba ku ruhande rwa Kongo ugasanga Kongo ifite ubuso bungana na miliyoni 2,344,858 km square. Iyo ubigereranyije, RDC ni nini cyane kurusha u Rwanda. Ahangaha Kongo iza ku mwanya wa mbere cyangwa se ni nini cyane ugereranyije n'u Rwanda. Noneho turaza kureba ngo ese n'uruhe ruhare ibihugu bifite muri Afurika cyangwa se niye influence aba baperezida bafite muri Afurika. Usanga Paul Kagame afite influence ikomeye cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no mu biyaga bigari. Félix Tshisekedi nawe afite influence ikomeye cyane cyangwa se uruhare rukomeye cyane, kuko DRC cyangwa se igihugu cye ari igihugu kinini kandi gifite uruhare rukomeye mu karere. Niyo mpamvu kuri iki cyiciro bombi bafite influence ikomeye cyane, ariko mu buryo butandukanye. None se Paul Kagame na Félix Tshisekedi ninde ufite amafaranga menshi? Igisubizo cyacu ni ntabwo dufite imibare yizewe ihagije yo gutangaza winner cyangwa se uwatsinze cyangwa se ufite imitungo myinshi bwite. Ariko iyo urebye cyangwa se iyo twitegereje igihugu bayobora, RDC ifite ubuso bunini cyane, abaturage benshi, umutungo kamere mwinshi ndetse ikagira n'abaturage benshi. Paul Kagame afite advantage kuko amaze imyaka myinshi ayobora u Rwanda, bityo akaba azwiho nk'umuperezida ufite inararibonye cyangwa se umuperezida w'umuhanga cyane muri Afurika. Bityo rero ubutunzi bw'igihugu usanga Tshisekedi cyangwa se DRC ifite ubutunzi cyane ugereranyije n'u Rwanda. Wajya ku uburambe bw'akazi cyangwa se mu miyoborere usanga perezida Paul Kagame ibyo ngibyo birusha perezida Tshisekedi. Wajya kuri influence cyangwa se mu ruhare bafite muri Afurika ugasanga bose ni bombi cyangwa se bose bafite nkaho bangana. Wajya ku mitungo yabo bwite ugasanga ntabwo yemejwe neza bitewe n'amafaranga perezida bagena bamuhakoreshwa ava muri leta. Ese wowe urabona ari nde ukwiye gutsinda muri rigereranya? Ese ni Paul Kagame cyangwa ni Félix Tshisekedi? Andika izina ry'ushigikiye muri comment kugira ngo ujye ukurikirana Twivugire TV Show buri munsi ko twagiye dushyiraho video nk'izi ngizi zikugerezaho amakuru ku gihe, amakuru utaruzi, amakuru ajyanye n'iyi si turimo.
kanda subscribe kandi ukomeze gukurikirana izindi video zacu zerekeye abayobozi, ibyamamare n'ahantu n'abantu bakomeye cyane muri Afurika. Murakoze cyane.